bamushyize we naha bamushyize yaramemukiye nanjye ndamwishyura yaramemukiye nanjye ndamwishyura muntu uri kumbabaza ninde naraguhemukiye ariko mbabarira dore gahonzi we n'iki kintu bagushyizeho ibice bitandukanye nitwa Patrick the Entertainer tugaruka muri story zitandukanye story yacu uyu munsi turi mu misozi aho twagiye gushaka amakuru agiye avugwa hirya no hino inkuru yacu uyu munsi ijyanye n'umuganga gakondo cyangwa se ijyanye n'umuntu baroze uyu muntu bamuroze byanga bikuntu umuganga gakondo ahita aza muri game ukamenya wagwane ukagenda unasobanukirwa byinshi cyane yitwa Ishyaka Manager of course arimo cyane udakina n'abana ukina n'abanyina sura batandukanye mu bice byetandukanye ngo no munsi tugiye kumva banyina nagura abarangiza oya bana n'abakecuru gusa abana n'iribu ariko ngiye ngo noneho ingezeho idukana twa twicariye turi mu biganiro dusuza nawe badukurikiranye mu bice byetandukanye hanze y'u Rwanda Kigali mu Rwanda mwenyewe arasa umuntu twaje no kureba hano waturangiye ngo umuntu ngo yararozwe baje kuba batubwira bati nyamuneka mutabare muhagene murebe ariko ikibazo gihari umuntu yararozwe arapfa arahambwa umuryango yoberwa uburyo uwo muntu yapfuyemo muri make yapfuye mu buryo budasobanutse nka ba bantu bamaze iminsi bishwe aravuga ati se bene baba washaka umuganga gakondo nyakwigendera Kazungu kuko simamya ko Kazungu uri abakiriho nyakwigendera Kazungu ntago abakiriho reka tumushyingura atarapfa Kazungu njye namuhaye ukwezi yanarangiye ariko twihanganishe imiryango tutaramenya y'abari abakobwa bagera muri 12 n'umuhungu umwe ubwo ni 10 n'abakobwa 11 n'umuhungu umwe yego cyuta cyane bwana Ishyaka Manager kujya bataza gutindira abantu umuntu waduhamagaye twaga turangiye twahageze umurongo wa telefone tumuhamagare atwereke ngo umuntu agize gute umuntu areze umuntu ngo bajye kumushikisha ahita ada kuri yambo bashyinguye umuntu aho umuntu yarashyinguye ngarimo arakora bidasanzwe hejuru y'imva icyambere n'amakuru halo ko twahageze bimeze bite mukomeze muzamuke ariko ndimo ndasa n'umwumva nge ndimo ndasa n'umwumva mwese maravugira he uriye ko twumva amajwi yawe ndimo ndumva telefone ivuga ariko nijwi ndi kubareba ni muze ndabareba ntabwo aho ngaho mwenyewe eso umuntu ko kwahi namubonye puzzle nanjye nuko tuhagera turengo agasa kahi abantu benshi reka sinakubwira nyine nuko puzzle ndi mwene muruturo nacyo kigomba kwa Mani ninde twavuganaga komano uko mabuna meze bafite ikintu cyitwa Nyashi ejo bundi nabonye ishuri ryitwa ngo Nyashi International School mama muri aho ni mama cyane umukobwa mutoya meze neza sawa cyane cyane bari amakuru wese basubiye bimeze bite byagenze hano ibintu byacitse ibintu byarakomeye ubwo bugiye sinabona n'ukuntu mbibabwira n'ukuri kw'Imana ariko mwahagera mukirebera dore ni hano imbere rwose muze mufata amakuru nge narababonye kuri YouTube muri abantu tezeho no tumenye ngo bimeze gutwere karavo ngo bafite amatsiko akenshi nayo mpamvu abantu bakuye ibintu byo kujya bashingura mu ngo no kwirinda ibibazo nk'ibi byose gushingura mu ngo rero byavuye kwirinda ibibazo nk'ibi byose ari umusaraba twajina na Yesu ntago mbabeshyare nigire imbere gato muze murebe hari umuntu hari n'abandi bantu meze bite bamufata umusaraba sabana n'ibiki mwagacwa mwenyewe umuntu ukora yigaragura hasi yakurahiye ni ibiki arabaja turabyita iki mwenyewe ndakurahiye twemeka ariko rero abarozi ni babipazo salamu musa salamu yani sawa uyu muntu yo natwe ni umuntu baramuroze nukunguka ameze yakabanaga mu gipangu twagiye tubona aje hano tubona nukunguka ameze niba ari abamushyize we naha bamushyize yaramemukiye nanjye ndamwishyura muntu uri kumbabaza ninde naraguhemukiye ariko mbabarira dore gahonzi we
n'iki kintu bagushyizeho ntabwo ari njyewe wabishyize ariko ni ibiki we ni ibiki ko njyewe ntabwo ayiwewe uyu muntu bari bamugire nabi bari bamugire nabi oya ngo no uri muhanda narakwisha ariko ntabwo ari njyewe narakwisha ariko warambabaje nanjye ndihorera wibabara rero nanjye narakubabaje wibabaye ndi hejuru y'imva kubera ibyo nakoze yarambabaje ndamwishyura byagenze bite n'abakurambere akweca baramfashe byatangiye narakubabaje ndakubabaza pe nanjye warambabaje umwana wanjye waramujyanye nanjye ndakujyana nanjye ndakujyana umuntu uri kubikora yibuka ko nanjye nari nabyaye nashyize ku ibere we kurambira naragukoro hari abapfumu ku kazi ariko we none se sister ngwino nkubwire ese ni umuntu wagiye mu bapfumu waje kumuregesha gutya mu by'ukuri hano hashyinguyemo umukobwa ariko yapfuye mu by'amayobera rero musaza wiwe yagiye ku muvuzi aramubwira isaha izi n'izi mu masaa 8 ku manywa uzaza urebe umuntu wakwiciye mushiki wawe uzamusanga kumva ye hejuru nuko rero ibintu byagenze ese musaza wari musaza we rero urumva ngabamo hano mushakishe nawe ni hano hafi ni umusifu hano si wa mama we ubundi akababaro nafite urimo uramureba kandi namubonye n'umugabo kandi umukobwa niwe turi kumwe wa mukobwa we ko ari we wamemukiye arinda imwe yari kuvuye mukatwara umwana wanjye w'imyaka 10 koko neza wigendera kurandara gukubita inkoro no uyu munsi we nirurangiye uno muganga none waranyemeza bahuye na benshi ko ndamukubise inkoro kino kigore kirasa n'ikirozi salamu wanjye iki ni cya kirozi umva nagiye kwa muzehe bita Boniface amu umuti arambwira turiya muntu wakwiciye uriya muntu giye kuguha umuti uramusanga hejuru y'imvazi bagiye kurogera muganga Boniface arakubwira ati jyana uno muti ukore gutya na gutya uramusanga hejuru n'umuti uriye na hariya reka muhamagara mubwira ati kamuhamagara amariho abaganga barenze marakoro yamuteje gahunda n'abandi bankaraza ubutunzi kabisa ariko amafaranga n'amajyayo shyiraho pariyeri bamagende se Boniface wamuye umuti byumvishe jafite aramukamera bikoze gahunda zihari we hamagara muganga urumva atakwita wameze bite agiye kumuhamagara Boniface wo munsi mu birunga ya Allah reka ze mubwira ati nyina yarampemukiye nyina yarampemukiye umusaza Boniface ndagushimira ku muti wampaye wa muntu wanciye mushiki wawe dore nguyu wa muti wama wakoze umuti kabisa ubari hejuru y'imva ndamurogera ariko ndaziririmba ndiveho muganga zamura ijwi ry'itangazamakuru twaje twabukereye nta kindi kibazo bagize umuntu arimo arigaragura hejuru y'umusaraba ibintu byose ariko wa muti bana ndagushimira kabisa
imbangukira we nanjye yarambabaza narishe nanjye nanjye baranyiciye umwana wanjye we naramubuze namwe muramubura ako ndasaba imbabazi kubera mwebwe nongeye mfata ngiye kurira ku munago korewe n'umwana wanjye ni mushiki n'umwana nyina nawe barangije narabashoje umwana